Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosore ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisozo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, igisozo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubutsa gukanda subscribe niba mutari mwayikanda kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho mujye muhitamo bibonera ku gihembi. Busa ko kode ziri kuboneka aho buri hose mu gihugu, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 tugufashe tugusobanurire serivisi yo kugusobanurira abari ubuntu. Ndatekereza ko amaze gufata agapapuro, ndatekereza ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabajijwe kirabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi y'uburebure bungana ute, iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ese urabona igisozo cy'ukuri hano ari ikihe? Murabizi nka kwa kundi icyago gishobora kuba kiri nko mu ntera ya metero 150, icyapa rero bakagishyira ahantu kugira ugere ku icyo cyago, aho icyo cyapa kiri. Hagati y'icyo cyapa naho hari icyago harimo metero 150, mo hagati bashobora gushyiraho icyapa cy'inyongera. None icyo cyapa cy'inyongera bashyiraho kiba giteye ku buhe buryo? A iravuga ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, B ikavuga ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C ikavuga ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, kare ifite ubuso bw'ibara ryera. Ese hano igisozo cya nyacyo ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ese hano igisozo cya nyacyo ni C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko iyo bavuze ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, A iba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Icyo cyapa cy'inyongera kiba kigomba kuba gisa nk'urukiramende, gifite ubuso bw'ibara ryera. Ndakeka ko ibintu by'ubuso mubizi, ndakeka ko mwamaze kubona iriya video y'ibyapa n'abakoreye ibyapa, amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, ushobora gusubiraho cyangwa ukanyandikira nkaguha iyo video kugira ngo urusheho kwisobanura, umenye ubusobanuro bwa buri cyapa, umenye ibyiciro 5 by'amoko yo ku byapa byo mu mihanda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu handa nibura mu ntera ikurikira. Ese nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igishororo rikeye kumurika mu ntera ingana ute? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisozo cya nyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo metero 100, B ikavuga ngo metero 50, C ikavuga ngo metero 40, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandika ku papuro. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe bingana na santimetero 100, naho kilometero imwe ikaba ingana na metero 1000. Impamvu babivuze nuko ibintu by'ibipimo izo ngendo bakunda kubizikoresha nka kino gitabo cy'amategeko y'umuhanda, niyo mpamvu mbabikubwiye kugira ngo nabyo uhite ubimenya. Ndatekereza ko amaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, metero 40. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo imizigo yikorewe n'amagare, velomoteri, amapikipiki, ibinyamitende by'ibiziga 3 n'iby'ibiziga 4 bifite cyangwa bidafite moteri inyuma ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira.
ese ibihe bipimo? A iravuga ngo santimetero 20, B iravuga ngo santimetero 30, C iravuga ngo santimetero 50, D iravuga ngo santimetero 60. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cyanyacyo ni A santimetero 20, ese hano igiso cyanyacyo ni B santimetero 30, ese hano igiso cyanyacyo ni C santimetero 50, cyangwa se igiso cyanyacyo ni D santimetero 60. Mbibutsa ko ibibazo hari abantu bakunda kunyandikira bakambaza ese bino bibazo nibyo bigaruka? Ibibazo nibyo bigaruka, andi masomo ushobora kubona iruhande nayo kugira ngo urusheho kubyumva, naho ubundi ibibazo ibingibi nibyo bigaruka. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igiso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cyanyacyo nta kindi ni C santimetero 50. Ikibazo cya kane kikabaza ngo itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Rigomba gushyirwaho he? A iravuga ngo ahegereye inyuma y'ibumoso, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. B ikavuga ngo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga. C ikavuga ngo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga. D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga? Ese hano igiso cyanyacyo ni A, ese hano igiso cyanyacyo ni B, ese hano igiso cyanyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cyanyacyo ni D? Nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, B ikaba atariyo ahegereye inguni y'iburyo bw'ikinyabiziga, na C ikaba atariyo inyuma kandi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Iri tara ndanganyuma niho riba rigomba gushyirwa ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ese icyo cyapa kirangwa n'ubuso bw'amabara asa ate? Ndakeka ko uzi gutandukanya umuzenguruko n'iki, ikirango n'iki, ubuso n'iki. Niba utari bizi watwandikira cyangwa ukagisura kuri YouTube channel yacu ukareba video y'ibyapa byo ku mihanda ukayireba kugira ngo uze kureba ujye ugera ku bibazo nk'ibi uhita umenya ubuso n'iki, ishusho n'iki, umuzenguruko n'iki, ikirango n'iki. A iravuga ngo ubururu, B iravuga ngo umweru, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cyanyacyo ni A, ese hano igiso cyanyacyo ni B, ese hano igiso cyanyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cyanyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiro idakomeza kirangwa n'ikirango cyangwa se ikimenyetso cy'amabara akurikira. Murabizi ari icyapa kiba kigomba kwerekana ko aho giteye nubwo ushobora gukeka ko hari inzira ikomeza ariko hatari inzira ikomeza. Murabizi ushobora kubona nk'umuhanda ukagira ngo ubonye inzira irahita ugufasha guhita ugerayo vuba, kumbi iyo nzira idakomeza. Rero haba hagomba gushyirwa icyapa kugira ngo babikubwire. None icyo cyapa bari kubwira ngo kirangwa n'ibimenyetso by'amabara asa ate? Ikimenyetso ndakeka ko mukizi cy'icyapa. A iravuga ngo umukara n'umutuku, B ikavuga ngo umukara n'umweru, C ikavuga ngo umweru n'umutuku, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhita igiso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cyanyacyo ni C, umweru n'umutuku. Muribuka kiriya cyapa kiba gikoze gifite ishusho imeze nka T, kiba gifite ubuso bw'ibara ry'ubururu, ikirango cyo cyangwa se ikimenyetso kiba gikoze nka T, akarongo ko hasi kari kaba gahagaritse gasa umweru, agatambitse gasa umutuku. Yashatse kuvuga ngo umweru bikwemera kugenda ariko imbere bikakwereka ko iri mu mutuku. Ubwo iyo ari mu mutuku biba biri kukubuza bikubwira ko nta nzira ihari.
Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana bafite imyaka, murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana, ese iyo myaka bibujijwe ni iyihe? A iravuga ngo imyaka 10, B ikavuga ngo imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ndibuka ko njya gukora kino kibazo barakimbajije. Ese wowe urabona ari igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Murabizi hari imyaka igerwa umwana ageramo agakubagana ku buryo utamushyira imbere ku ntebe y'imbere y'ikinyabiziga, akaba yagukoresha amakosa, ukaba wateza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda. Ese ni iyihe myaka? Ese aniso cya nyacyo ni A, imyaka 12, ese aniso cya nyacyo ni B, imyaka ese aniso cya nyacyo ni A, imyaka 10, ese aniso cya nyacyo ni B, imyaka 12, ese aniso cya nyacyo ni C, imyaka 7, cyangwa se aniso cya nyacyo ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Ikibazo cya 8 kibaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibindi binyabiziga, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Murabizi hari icyapa kiba kivuga ko uba ugomba kwemerera umuyobozi w'ikinyabiziga biturutse imbere yawe akamanza agatambuka. None bari kukwaza ngo icyapa cyemerera kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. A iravuga ngo ubuso ni umweru, B ikavuga ngo iki? Hano hari ibisubizo 4 baba baguhaye guhitamo igiso cya nyacyo. B ikavuga ngo ikirango ni umutuku n'umukara, C ikavuga ngo ikirango ni umweru, D ikavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga biherekeranye mu butumwa bishobora kugabanwamo amatsinda atonze umurongo atarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa kuki? Ndakeka ko ibyo mwagiye mubibona ejo bundi ibinyabiziga bigiye mu butumwa ukuntu byagendaga byakoze udutsiko tutarengeje ariko metero 50, naho hagati yatwo hakaba harimo metero 50, ngo ariko ngo ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ese ibyo ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga? A iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, B ikavuga ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igiso cya nyacyo, ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije, B ikavuga ngo ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D? Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero igiso cya nyacyo ni B, ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabaremo icyo ikinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ese hagomba iki? Hano hari ibisubizo 4 baguhaye guhitamo igiso cya nyacyo.
ukacyandika ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B ikavuga ngo abaherekeza babiri, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cya nyacyo na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ikihe mwa bino bikurikira? Ese niso cya nyacyo ni A, ese niso cya nyacyo ni B, ese niso cya nyacyo ni C, cyangwa se niso cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa baguhaye, gifite ishusho muri kuyibona, ni impande enye, gifite impande enye kuko ino shusho ntabwo ari uruziga, ntabwo ari impande eshatu, ubuso ni hariya h'ubururu, ikirango ni kiriya cy'umweru ariko hacishijemo umurongo w'umutuku. Ese iki cyapa gisobanura iki? A iravuga ngo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, B ikavuga ngo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba ari igisubizo cya nyacyo iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, ndetse na B ikaba ariyo iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, D ikavuga ngo nta nzira ihari, akaba ari ahantu hatari inzira. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Iyo bavuze ngo nta nzira ihari ntabwo bari kuvuga ngo inzira y'abanyamaguru, bari kuvuga ku binyabiziga. Hano turi kwiga turi ku binyabiziga. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese niso cya nyacyo ni A, ese niso cya nyacyo ni B, ese niso cya nyacyo ni C, cyangwa se niso cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cya nyacyo. Iso cya nyacyo ni B, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hariya h'umweru n'ikirango cy'umukara. Ndakeka ko muri kubibona ibirango by'umukara. A iravuga ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, B ikavuga ngo iteme rinini kandi rirerire, C ikavuga ngo ifungana ry'umuhanda, D ikavuga ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cya nyacyo ucyandika ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. Ese niso cya nyacyo ni A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, ese niso cya nyacyo ni B, iteme rinini kandi rirerire, ese niso cya nyacyo ni C, ifungana ry'umuhanda, cyangwa se niso cya nyacyo ni D, iteme rifunganye. Mbibutsa ko ibi byapa iki ngiki kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese niso cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni C, ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari munini, ugeze imbere uba muto. Kubona ukuntu byatangiye ntabwo ariko byarangiye. Niyo mpamvu hano iso cy'ukuri ari C, ifungana ry'umuhanda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo nahe matara umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukoresha mu gihe cy'ibiho. Murabizi hari igihe kigera hakaza ibiho bitewe n'uko ibihe bimeze. Rero hari ukuntu umuyobozi w'ikinyabiziga bagomba kwirinda impanuka cyangwa ibyago yateza abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. None bari kukubaza ngo nahe matara yakoresha mu gihe cy'ibihe kugira yirinde ibyago, abirinda abandi nawe ubwo abyirinda. Bibutsa ko bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda mukiga neza aya mategeko y'umuhanda kugira ngo mutazateza ibibazo mu muhanda. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ni igihe cy'ibihu, wakoresha aya matara? A iravuga ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi. B ikavuga ngo amatara kamenabihu y'imbere n'ay'inyuma, C ikavuga ngo amatara magufi, D ikavuga ngo urumuri rusanzwe. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Utwaye ikinyabiziga, ni igihe cy'ibihu, ese wakoresha aye mabara? Ese niso cya nyacyo ni A, ese niso cya nyacyo ni B,
ese hano iso cya nyacyo ni C cyangwa se hano iso cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Amatara kamera bihu y'imbere n'ay'inyuma hamwe n'amatara magufi niyo matara uba ugomba gukoresha yari mu gihe cy'ibihu utabasha kureba neza imbere mu ntera nini. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tigeze neza ishusho gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, harimo agafresh kazamutse n'akandi kamanuka. Ese hano iso cy'ukuri ni ikihe? Iravuga ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo, akaba ari kino cyapa gishyirwa wenda ahantu hari umuhanda ubisikanirwamo. Murabizi hari imihanda ibisikanirwamo y'icyerekezo kimwe, hakaba n'imihanda ibisikanirwamo. Ikavuga ngo ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe, ukaba utabasha kwinjira mu muhanda ubisikanirwamo. Se ikaba ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura, cyangwa kikaba cyereka umunyegare ahantu agomba kunyura. Ikaba ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se igiso cya nyacyo ni D. Hano rero igiso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Hano rero iyo uhageze hari ukuntu buvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe, aho ugomba kujya imbere gusa. Rero iyo uvuye mu uwo muhanda hano haba ugomba gushyirwa kino cyapa kugira ngo bakwereke ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Niyo mpamvu hano igiso cya nyacyo ari A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ndakeka ko wari amaze kugihitamo ikibazo cya nyacyo, ndakeka ko wari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikinyabiziga ikibinyabiziga bibiri bibujijwe ahakurikira hehe? Iravuga ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Ikavuga ngo hafi yaho abanyamaguru banyura. Ikavuga ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, iba ari igiso cya nyacyo, B ikaba ari igiso cya nyacyo, na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Itegeze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga uretse ku binyabiziga by'ibiziga bibiri, ese ni hehe bibujijwe kuba wanyuranaho? Ese igiso cya nyacyo ni A, ese hano igiso cya nyacyo ni B, ese hano igiso cya nyacyo ni C cyangwa se hano igiso cya nyacyo ni D. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni izo modoka murabizi za Ritco, za Kivu Belt, za Select n'izindi. Rero iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka, kw'izo modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni A iravuga ngo kilometero 60 mu saha, B ikavuga ngo kilometero 40 mu saha, C ikavuga ngo kilometero 25 mu saha, D ikavuga ngo iki? Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntabwo ugenda uri gupima, ahubwo ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite. Iyo uri kugenda uri kureba umuvuduko wagenderaho mu saha, ikavuga ati nukomeza kugenda kwa hano muvuduko mu saha uraba ugiye ibirometero 25, 30 cyangwa se 40 bitewe n'umuvuduko uri kugenderaho. D ikavuga ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko w'ibinyabiziga bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni uwuhe? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. Ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. A iravuga ngo metero 100 ku manywa na metero 20 nijoro. B ikavuga ngo iki? B ikavuga ngo metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. C ikavuga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro.
D ikaba ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, ese ni D. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Murabizi impamvu nta gisozo cy'ukuri kirimo? Hano urabizi iyo ari nijoro nibwo ureba kure, cyane cyane amatara. None hano bari kukubwira ngo ukaba wareba itara metero 200 ku manywa, nijoro ukarireba muri metero 100. Ibyo ntabwo bibaho, nijoro nibwo uba wareba mu ntera ndende. Niyo mpamvu hano igisozo cy'ukuri ari D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndatekereza ko wari wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ahategamye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera. A iravuga metero 100, B iravuga metero 200, C iravuga metero 50, D iravuga ngo metero 150. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikembe busa ko ibinyabiziga uko bigenda bitandukana bigenda bigira ibikoresho by'ihoni bitandukanye bitewe n'ubutumwa biba bishaka gutanga. Niyo mpamvu hano bari kukubaza ngo ese iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenza kilometero 50 mu isaha, ubwo ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 50 mu isaha. Murabizi ibinyabiziga byose ntabwo byageza kilometero 50 mu isaha. Niba ari ambulance hari ukuntu ifite ihoni ryayo ryumvikanira mu ntera runaka. Niba ari ibinyabiziga byo bikora ku mihanda, niba ari velomoteri, niba ari igare rifite ukuntu rivuza inzogera. None bari kukubaza ngo none iyo umuvuduko w'ibinyabiziga bidapakiye ushobora kurenga kilometero 50 mu isaha, ategamye bigomba kuba bifite ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ingana iki? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, metero 100, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, metero 200, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, metero 50, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D, metero 150. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, metero 50. Hano ikibazo cya 19 kikabaza ngo bibutsa ko ukeneye kode aho waba uri hose mu gihugu watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 bibutsa ko unakeneye ko tuguhugura by'umwihariko tukagusobanurira biruseho, watwandikira kuri iyo nimero cyangwa ukaduhamagara. Tubigisha online kubera ko abantu benshi barabinsabye barambwira ati baba bari kure ntabwo babona ukuntu biga mu shuri, barambwira ati wazashyizeho uburyo bwo kutwigisha online. Bishyiraho rero ukeneye ko tukwigisha watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero, ahasigaye tukagufasha. Ndakeka ko twese insinzi turi gushaka tuzayigeraho kandi bitadugoye. Tuba dufite dokima zagufasha, ahasigaye tukakwigisha mu gahe gato ukagenda ugakora rimwe ugatsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahinduka ibyanditse bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyesha ibiro by'imisoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A iravuga ngo mu mezi 2, B iravuga ngo mu kwezi kumwe, C iravuga ngo mu minsi 13 n'itanu, D iravuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hari ikintu wenda cyahindutse biba ngombwa ko hahinduka ibyanditse ku karita? Bigomba kumenyeshwa ibiro by'imisoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana ute? Ese n'igisozo cya nyacyo ni A, mu mezi 2. Ese n'igisubizo cya nyacyo ni B, mu kwezi kumwe. Ese n'igisozo cya nyacyo ni C, mu minsi 13, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, ese hano igisozo cya nyacyo ni B, ese hano igisozo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, D, nta gisozo cy'ukuri kirimo.
ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Biriya biba bigomba gukorwa mu minsi 8. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kikabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka iyo ikimenyetso barushijeho kwitonda. Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere icyo kimenyetso baba bari gukoresha? A iravuga ngo ntacyo gihindura, B ikavuga ngo abo rireba nibo batambuka mbere, C ikavuga ngo abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano igisozo cy'ukuri abona ari ikihe? Isaniso cya nyacyo ni A, isaniso cya nyacyo ni B, isaniso cya nyacyo ni C, cyangwa isaniso cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igiso cy'ukuri, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa isaniso cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni A, ntacyo gihindura. Icyo kimenyetso baba bari gukoresha cy'itara rimyatsa ry'umuhondo ntacyo gihindura ku bintu bijyanye no ku mategeko yo agenga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga. Ndatekereza ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Ukeneye ko hari ikintu tukwigisha wakitwandikira muri comment. Murabizi n'ibyo nagiye mbigisha n'ibyo mwanyandikiye muri comment. Ndabakunda cyane, Imana ibahe imigisha.